Witeka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, turagushima wowe soko y'ubugingo, soko y'ibiriho byose, waga icyubahiro n'ikuzo. Imbaraga zawe nizifite akarimbi. Uratubwiye mwami yuko uduhaye ubutware bwo kandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwose bwa Satani. Kuna nta kimwe kizagira icyo kidutwara na hato. Mama, twigishe kumenya ukuri kuri mu ijambo ryawe. Nitugende nk'imburabwenge, ariko tugende nk'abafite ubwenge bwo mu ijuru, ubwenge bw'ubwami. Byose birakumvira kandi wadusigiye ubu butware kugira ngo tugende mu izina ryawe, kandi nawe ngo uzagenda uhamirisha ijambo ryacu ibitangaza n'ibimenyetso birerekeza. Duhe kuva mu bwana no mu bujiji, tubeho mwami tuyorwa n'ubwenge buri mu ijambo ryawe. Satani ntabwo ashobora kwimurwa atabitegetswe n'abantu bakumenye neza, bazi imbaraga zawe, bazi n'ubushake bwawe. Mwami, uduhe kwimura Satani mu marembo yose ahagazemo. Duhe kwimura Satani mu marembo yose ahagazemo, mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'umwijima ziro zirakora mu buzima bwacu, mu kutugerageza, mu kuduteza ibyago, mu kuduteza ibibazo, turazifashe mbiri, tuzohereje aho zikwiye kujya. Turazohereje mu kidaturwa mu izina rya Yesu. Nta mwanya zifite muri twe. Turi ingoro yawe mu buryo bw'umwuka, niwe gusukiye kuba utegeka, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dusubire ku ijambo twize ejo ry'abamarayika bane babohe ku ruzi Efurate. Yesu Yohana ibice 9 ku murongo wa 13 uza kuri 15. Marayika wa gatandatu avuza impanda. Numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izabu kiri imbere y'Imana. Ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika bane baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohererwa kugira ngo bice 1/6 cy'abantu. Amen. Marayika wa gatandatu avuza impanda. Numva ijwi riva ku mahembe ane y'igicaniro cy'izabu kiri imbere y'Imana. Ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika bane baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohererwa kugira ngo bice 1/6 cy'abantu. Amen. Ijambo tushaka kuvuga niryo ngo babohewe. Ntabwo tuzi igihe bamazaho, ariko icyo tuzi nuko ibyanditswe byara bivuga ngo ku ruzi Efurate, ruriya ruva muri Turkiya rukamanuka rukanyura muri Iraq rukijugunya muri Golfe Persique, ariyo mu nyanja y'Ubuhinde. Turazi ko ku ruzi Efurate ari abamarayika bane baboheweyo, ko ibyanditswe birabivuga. Kubera iki iki gihe cyose bativanayo? Kubera iki bativanayo? Baraboshye. Ninde baboshye? Ijambo ry'Imana. Ririya jambo ryababoshye yariye niryo bategereje ryongerere babohore. Ayizi. Urumva ko experience y'uriya mudayimoni twirukanya nyuma akavuga ati jewe mwaramboshe none se biragenda gute? Ni ukuvuga ijambo tuvuga cyangwa amasengesho dusenga ntabwo ari amagambo. Tubashe kumenya uwo tuvugiramo,
n'urwego tuvugiraho, twakamenye ijambo tuvuga cyangwa amasengesho yacu icyo akora. N'Imana yavuze ngo babohwe hari, ntabwo ari abamarayika b'umwijima, n'abamarayika bayo bari hari, babohwe hari. Amen. Kuko mwumvise ko bafite akazi kabategereje, kandi no gucunga ruriya ruzi ntibarukamye, ntirukame. Niyo mpamvu rumaze imyaka n'imyaka, nubwo bajya barwaniraho bamwe bashaka gukora irrigation ngo batware amazi bayakatije ahandi, ariko ruracyahari. Ni ukuvuga ngo rero abo bamarayika ijambo ryababoye hariya ku ruzi Efurate niryo rizongera kuvuga kugira ngo bahave, kugira ngo babohoke. Natwe umwami Yesu aravuga ngo amen, nimusenga, amen, mukizera n'imitima yanyu yuko ibyo musaba mubihawe, muzabona bikoreka. Iki nacyo ngo umuntu navuga uriya musozi ushinguke ujugunye mu nyanja, nadashidikanya muri we, akizera ko ibyo yavuze bikoreka, azabona bikoreka. Uwo ni umwami, niwe yaboshye abamarayika hariya. Nivuga amagambo rero yacu, yaba ayo tuvuga twatura, yaba amasengesho yacu, ntabwo tujya turealiza, ntabwo tuzi tuyavugira muri nde, kandi tuyavugira mu ruhe rwego. Kuko tubimenye twabona ibitangaza bikomeye cyane. Amen. Reka rero uyu munsi ijambo ry'Imana ridufashe tumenye uhereye none tuzajya tuyavugira he, n'uruhe rwego. Hanyuma turamenya rero imbaraga z'ibyo turi busengere n'ibyo turi buvuge. Abefeso ibice 2. Upon the nation. Usome ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukikurikiza imigenzereze y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri abo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe, itwicarana nawe. Sirituari ya mumve. Ituzurana nawe. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Tugadusoze kuri iyi point ebyiri. Ombereza. Kugira ngo amagambo yawe yumvirwe, ibyo watura, ibyo usengera, isi y'umwuka ibyumvire, n'isi ibifatika ibyumvire, ibyubahe. Okay, reka dusoze kuri ibi. Hano Abefeso 2:6 batubwiye iki? Ngo amaze kutuzuranwa nawe yadushize, twicaranye nawe hehe? Mu ijuru iri hejuru. Aho Yesu ari ubu niho abantu bavutse ubwa kabiri babyawe n'Imana. Amen. Aho yicaye niho bari. None karo Bibiliya itubwire bicaye he? 1:20. Imushyize hejuru y'ubutware bwose, tuyende buno hejuru y'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose, n'ubushobozi bwose, n'imbaraga zose, n'imbaraga zose, n'ubwami bwose, n'ubwami bwose, n'izina ryose rivugwa, n'izina ryose rivugwa se mu gihe cya none gusa, ahubwo no mu bihe bizaza, no mu bihe bizaza. Murumva hari ngo hariya ngo niho uwizera nawe ari. Nibireke kuba poezi
imivugo turifate nk'ijambo ry'Imana. Ububasha n'ubutware bw'ijambo twatura n'amasengesho yacu bihagaze mu guhishurirwa uvugira mu ruhe rwego, usengera mu ruhe rwego, uvugira muri nde, usengera muri nde. Aho niho hari ibanga. Imana ishimwe. Yesu mbabwire, hari ahantu hatandukanye twagiye tugenda tukavuga amagambo, apana kubwiriza. Umwuka agatuyobora kujya ahantu tukavuga amagambo tukigendera, ariko kuri iyi saha ahantu nta namwe nzi bitarakoreka. Ahantu hose byarakoretse kubera ko twayavugiye muri Yesu, tuvugira muri position afite ejuru y'ubutware bwose, y'imbaraga zose, y'izina ryose, y'ubwami bwose. Urumva ngo aho niho Imana yatwicarikanye nawe. Bivuki rero uyu Satani nayo marembo agenda afata, uyu Satani y'ibigeragezo agusukaho n'ibindi byose, ukwiye kumenya aho Imana imuvuga ari. Mwabise ari munsi y'ibirenge bya Yesu, kandi natwe turi muri Yesu. Bivuga ngo akwiye kuba munsi y'ibirenge byacu. Ariko rero ukwiye kubimenya. Ibi rero birinfluensa amasengesho yacu, birinfluensa no kwatura kwacu. Kuko umenya uravugira muri nde, ese uvugira mu nyantege nke? Oya, uvugira mu mwami wanesheje byose by'umwijima. None position uvugiraho ni yihe? Murabona no muri protocole y'isi bakira abantu bakurikije position bafite, si byose? Amen. We ntago bazaguha intebe hariya hanyuma haze umuyobozi wawe hariya hanyuma we ahagarare, baza kuvanaho bamuzanaho. Ni protocole y'isi na Yesu yarayivuze. No mu isi rero y'umwuka niko bimeze, hariho protocole. Ni kuvuga ngo Satani impamvu ubona tutamwimura nko bikwiriye, ntabwo atubonamo iyo revelation ko tuyibamo. Atubonera muri Adamu wa kera, wa undi yashutse akamugusha. Ariko nitumenya ko tuvugira muri Yesu, turi muri position afite, icyo gihe rero protocole rero mu isi y'umwuka ihita ihinduka. Ni ukuvuga ngo uko umwami aseruka uko bamufata niko akwiye kugufata nawe. Aya masengesho rero tufite afite imbaraga mu gihe cyose twayishuriwe uwo tuyasengeramo n'urwego tuyasengeramo. Nibyo bintu bibiri nashatse kurangizaho. Amen. Uyasengera muri nde, wagaze mu ruhe rwego. Aho niho hari imbaraga rero. Bizahita bireka kuba amagambo gusa, biratangira kuba imbaraga zituma inda zivuka. Reka nongere mbisubiremo. Ari ahantu twagendaga tukavugira amagambo mu izina rya Yesu. Ibyo twahavuze ubu byarakoretse. Bivuga ngo rero ntabwo ari amagambo gusa yatumuwe n'umuyaga, kuko twayavugiye mu Mana, tuyavugira mu rwego Imana yadushizeho. Twazuranywe na Kristo, tuyicarikanwa nawe ahantu ho mu ijuru. Amen. Ninde ari hejuru ya Yesu? Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo data nta n'umwe agicira urubanza, imanza zose zayishikiriza umwana, ngo bose bubahe umwana nk'ububasi. Wowe wumva ari iki? Mugeze mumva amaze kuzamura mu ijuru, Imana yamushize inyuma y'umugongo wayo, iburyo bwayo. Ni kuvuga iki? Niyo mpamvu utazigera ubona abadayimoni bavuga ngo uyu munsi nitugenda uwo Yesu wanyu atazanye se. Mugeze mubyumva? Bo barabizi kuri ya Yesu w'i Nazareti. Amen.
niwe Uwiteka ubwe. Amen. Nimba turi muri we rero ni hejuru yacu nawe abapfumu abarozi bya bintu bagenda bakavuga utari bagasuka ku muhanda, nubwo wagenda ugacisha hehe, murazi yuta gucisha ukajya kurogesha. Iyo umuntu amaze guhishurirwa ibi bike twize uyu munsi, amen, haleluya, ahubwo wowe uwo muntu atagusabiye imbabazi biraguhindukirana ari birimbura. Igitware muri misa d'Elvance arige twikana amadayimoni tumaze kumenyera ko tutayaboha gusa, sibyo? Kandi nago twavuga ngo asubire kwa nyirayo, oya, bo masengesho ntabwo ari Bibiliya kwivuga. Twayohereza mu kidaturwa, sibyo? Ajye kure y'abantu. Ariko arigiye yagarukaga akavuga impamvu yagarutse, atari uko uwo muntu afite ibyaha yanze kureka, akavuga ko igihe twayirukanaga yasubiye kuba yatumye, noneho hariya arakubitwa ngo musubire hariya. Wayibise muri ibyo bintu barayakubita gute ntumbaze. Wayibise hanyuma rero igisubizo ni iki? Igisubizo nuko bavuga ati rero ubu rero umwami arabategetse kugira ngo bamenye abo batuma, bamenye uyu mwami wacu dusenga wari we, ntimuzongere kugaruka muri uyo muntu. Turategetse bari abo batuma ntibazongere ububasha wo kugira ngo musubireyo. Ntabwo byagarutse. Ibyabaye hagati yabyo n'ababituma ibyo ntabyo tuzi, ariko nuko gusa amadayimoni ntabwo yagarutse. Nuvuga ngo dufite ubutware, tumenye urwego tuvugiramo, dusengeramo, tukamenya n'uwo dusengeramo n'uwo tuvugiramo. Amagambo yacu afite imbaraga mu gihe avugirwa mu mwami no mu rwego yadushizeho, kuko ejuru yacu nta wundi ahari, kuko ngo turi muri we, ntabwo turi ku ruhande rwe, turi muri we. Reka turangize kuri iki. Ese uriya mwana ari mu nda, uyu munsi twibanze ku byerekeye abana bari mu nda. Uriya mwana ataravuka, nshaka kubabaza, iyo nyina agiye gufata indege aramusiga? Baravuga ati rero indege ari gicugusa umuntu, umubyeyi umusize mu rugo zagaruka umufate. Aho yicaye nicara, aho arara ni warara. Amen. Aho agenda bari kumwe nawe. Natwe niko bimeze nimba turi muri Yesu. Amen. Position ahagazemo uyu mwanya niyo natwe duhagazemo, kuko turi muri we. Nkuko umwana mu nda ya nyina aba ari kumwe na nyina nk'umuntu umwe, natwe turi muri we. Aho agiye tujyana nawe. Imana ishimwe. None rero nimba wumvise impamvu amasengesho yatajasubizwa n'ibiki byose, amen, kandi warizeye Yesu Kristo, rero wumvise impamvu. Uyu munsi rero wishurirwe, amen, yuko imbaraga z'amasengesho Imana zigaragaje nk'imbaraga z'umubyeyi ubyara. Icyenda kuvuka ni ngombwa kivuke. Nuko wowe atari kubyara uruhinja nk'urwo mu isi, ariko nukubyara ibintu witeze ku Mana kugira ngo bikorekewe muri isi igaragara. Kandi mwumvise yuko imbaraga z'amasengesho yacu no kwatura kwacu zihagaze mu guhishurirwa uwo tuvugiramo, uwo dusengeramo, n'urwego tuvugiramo, dusengeramo, ariyo position. Bibaye gutyo uzareba ko Imana igenda ihindura ibintu. Realite yawe Imana irayihindura. Amen. Ibyo watinyaga biragutinya. Haleluya. Reka dusenge Imana. Data, turagushima mu izina rya Yesu Kristo. Turagushima umunsi wa gatatu wo gusenga. Reka mwami abana bawe ubigishe gukoresha autorite wabahaye.
ubigishe gukoresha ubutware wabahaye, ubigishe gukoresha amasezerano wabahaye, ubigishe gukoresha mwami imbaraga wabahaye, kugira ngo mu buzima bwabo bwite bishime kandi batume uhabwa icyubahiro. Satani ntazigere abakiniraho guhera none mu izina rya Yesu, ahubwo nababona ayindi mishitsi abahungire kure, bamenye ko Satani wamushize munsi y'ibirenge. Uyu munsi twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru, niyo tuvugira, niyo dusengera, position ufite niyo dufite natwe. Mu izina rya Yesu Kristo twiteze kubona impinduka mu buzima bwacu, kugira ngo tuguhamirize yuko usenga ntabwo atumwanya. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Rero uzabuhiriwe nubishyira mu bikorwa. Ubwo turi kumwe, uzabuhiriwe nubishyira mu bikorwa.